inzu cyangwa n'amashuri bubatse babahaye kuvugurura ariko bo bubaka ibyumba 4 bababwiye ko bagomba kuvugurura ariko bo bubaka ibyumba 4 by'amashuri aho byaje kubera muri Jabana icyo gihe hakaza ubuyobozi hakaba gukubita aho bavuga yuko yakubise engineer akamuciraho igipesu cy'ishati ariko barimo barabasenyera ibyo byumba 4 yabwiye abaturage ngo barabasenyera ibyumba by'amashuri abana banyu bari kuzigiramo murebera muri aho ngaho bityo abaturage nabo batangira kugira imvururu ndetse no gutuka ubuyobozi no kuvuga nabi ahandi ni bashingiye kuri post yakoze aho yavugaga ngo ibihe turimo ibingibi bimeze nka genocide yaravuze ngo ibi bimeze nka genocide ngo ibihe ngo twubatse igihugu ngo ibintu byari bimaje kugenda neza ngo ariko ibingibi biri kuba nagahoma munwa ikindi ya postinze anatagenga minister w'urubyiruko amubwira ngo urubyiruko rwawe rurapfuye urubyiruko rwawe turapfuye mbese ashaka nko kugaragaza ko dukandamizwa ibintu nk'ibyo ngibyo urukiko rero navuze ibintu byinshi rwategetse yuko witwa Nigaba Clement afungwa iminsi 30 y'agateganyo akerekeza ku igororero rya Mageragere witwa ubwo ndavuga metere Bayisabe Irene ndetse n'uwitwa Dativa nibo bamwunganiraga mu mategeko witwa DC Clement yari yatanze impamvu zerekana yuko bamworohereza aratakamba asaba yuko yafungurwa by'agateganyo agakomeza agakurikiranwa mu rugo anavuga ijambo aravuga ati niyo mwamfungura mukanegeka yuko nazajya mba ndi mu rugo nkajyana umugore kwa muganga nkaba ndi mu rugo nkajyana umugore kwa muganga wenda sinkora ariko mwita ku mugore wanjye ko umugore wanjye ararwaye kuva twabyara abana b'imanga abana barya cyane bafite apeti nyinshi cyane mu cyumweru banywa amata y'ibihumbi 150 ati umugore wanjye ntakora ndabinginze mwo kabyara mwe mu njyane mu rugo ntahe hanyuma nkomeze nite ubuzima bw'abana banjye hanyuma rero urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwategetse rwafata cyemezo cyo gufungwa by'agateganyo iminsi 30 rushingiye kuri ayo magambo yatangaje networking mutapinga agaruke mutapinga ariko afite ijigo ni nk'irya gasongo yewe niba ndimo wagarutse komeza umusa network mutapinga agaruke mutapinge sikira agaruke mwo katsindwa n'Imana mutapinge mukore muri kara gasura ka karema kameze nk'akantuzo kabarafinda mageragere jihad arakwakira nagugiye nta rungu uzagirirayo jihad igenda kwakire ku kigori ese ko ndeba abasitari bose bashiriye mageragere ngiyewe iyo bigeze kuri aha iyo bigeze kuranga ahangana muvuga ngo dufata mukafati yo ngo dufata umuntu ntabwo ndi umuntu mubi ni mwubaha itegeko mwubaha inzego ni mutubaha inzego mugende mujye kurya ibigori niko bimeze ikibara kimanuye rero hari ikintu ndi kubabwira ntabwo kuzana sentiment ku itegeko bikora byo kumwe abana we bararya se abana bawe baruta umutekano w'igihugu abana bawe urazana sentiment z'impanga uza abantu bafite impanga bariyo uza bariyo bakatiye burundu batazigera babyara munacheza na uragenda ugakina hari ukagenda ukifatira ugafata minister ukiwe ibigambo bya social media uyazize iki uyu ntazize umunwa we gahanga wazize iki agaga karamusubiza nazizo rwabagabo uzazira umudoma wawe so reba iki kisero guhuruduka gukora ibigambo n'abantu bari gukondana by the way abantu bakondana Ndahiro Valence Papi yafashe uyu nguyu yari umwana muto amuvana amagambo mu kanwa cyangwa yaragiye amutunga kamera iki gihuru turi bikirimo Ndahiro Papi yatangaje ibiri mu muntu Ndahiro Papi yadakora biriya yakoze yari kuba agiye guhishira ibyaha yatangaje ibyo nk'umunyamwuga yatangaje amakuru ariko njya mbona abantu bataka Ndahiro ngo kubera iki ngo atamuhishiriye yari kuba hishiriye icyaha ariko mwebwe muri kwataka Ndahiro ngo yari kuba yarahishiriye icyaha
ariko dufite societe iteye ubwoba kabisa. Ibintu byo mwakoreye Murungi Sabe ngo ntabwo yagombaga gutanga amantuza. Uruvuga ngo mwe mwashaka ko Ndahiro Papi ahishira icyaha. What's wrong with you people? Ndahiro Papi ko yari atarahishiriye icyaha niyo makosa muri kumubonaho. Ibyo yafashe yabitangaje nkuko nose na mudashaka inkuru nyamukuru ngo mushaka inkuru riseriye nkiriye bayitangaze nkuko mwashaka kugira ngo bahishire icyaha munakiri timamu muri bitangaza. Ndahiro Papi nta kosa yakoze. Urukumva disi Clement urugendo rwiza amageragere gendo uje kurya ku bigori madamu azita ku bana n'umuryango uzabitaho nanjye nzashyiramo akaboko kanjye nzamwoherereza Kigozi azayakira. Nenda mageragere ngo divuga ngo mpindutse umuntu mubi. That's the reality, niyo fact y'ubuzima. Ibintu byawe kwanga ngoromva ngo baraza kumurekura disi ngo kurekura itegeko ntabwo rigendera ku matanga mutima. Mva no mu maso stupid. Ndakwezi ikigoryi kuva ku munota wa mbere nabonye ufite ubugoryi, so genda ujye gufesinga ibihwanye n'ubwenge bwawe. Turi kumwe wakoze amakosa ntabwo ari kujya ku hariya ngo iminsi kwiza ngo ubutegetsi buzahinduka. Being stupid. Ugafata imodoka ya leta ukamenagura, ugafata umukozi wa leta ukamukiraho ibipeso, warangiza ngo feta abana ngo barya cyane karya mabi. Reka dukomeze. Navuze kuri ikigoryi kuva mbere abantu bagakunyumva. Narakubona nkabona uri ikiwerewere. Ngaho mugende muvuge ko nta supportinze ntabwo nshaka gusupportinga ubugoryi. Mureke tugire societe nzima tarimwe ubugoryi. Ngewe birabikorwa romezo biza kuba uramupeti ari ibye. Nta kibazo ngenda ariko ntabwo nari kuvuga ko uyu mutipa ari ikiwerewere. Ariko uzi kugenda ugafata amagambo nkariya ukavuga ngo nimuze mu mfunge ukataginga ministre w'urubyiruko ikintu yahise akora yahise akwitinga bro. Hari ukuntu ministre yahise ajya kuri tweet aritagingura ako kanya yivana kuri tag ahita yivana ako kanya. Bisobanuye iki? Kwidagingura kivanaho yitandukanyije nawe aravuga ati amagambo uri kuvuga nk'urubyiruko ngewe ntabwo nkikubereye umuyobozi. Ubuyobozi bwawe bwo buraza kuba buri hehe mwigororero. Ministre ngo wayobora urubyiruko ruri mu gihugu. Ministre yabonye disi Clement ibintu akoze ahita yitagingura aravuga ati ntabwo kiri mu rubyiruko nyobora nitandukanije nawe. Ari ikigoryi bagitwaye mageragere. Narebabwiye ejo bundi so iriya nyubako narebabwiye inkuru igitangira n'umuvugizi ari batarabivugaho. Ndavuga disi Clement ahangaha yari umu brand ambassador yishyizeho iyi nyubako nta gasanira yifiteho. Mwasanze ari byo ntabwo ari byo. Ni gute kubera umu brand ambassador ufata social media ukazikoresha wirahuriraho umuriro ku buryo ufata ibikorwa remezo by'undi muntu udafiteho akantu na gato ukabyiyitirira kubera ufite platform ukigumura? What's wrong with you people? Ibi ngibi twavuga nti uri gukora ubugoryi ngo Godfather ngo yangu nta disi Clement impamvu mwebwe mutabonaga ubugoryi yakoze nuko mwumvaga bira bikorwa uko yari yabyiyitire yakoresheje platform afite gukurura amaranga mutima y'abanyarwanda. Ariko he was wrong. Ngiye nari mfite amakuru ko disi Clement nta umva biriya nuriya musore wigendera agahita yigendera akava mu ntuza nta hantu disi yari yahaye disi Clement ikiraka cyangwa as a brand ambassador ngo ubushuti. Ni gufata ubushuti ugafite ibikorwa by'umuntu ukabyishyiraho ukirahuriraho umuriro. Ufite social media, you have big followers, ufite abantu bagukurikira, it's just a number. Hanyuma ngo ufata ira audience abantu badukurikira hano ninde muntu uri abana bawe barya cyane, ninde muntu uza kubitaho, ninde muntu uza gufata umudamu akamutwara ku bitaro nkuko washaka kubikora muri ibyo bihumbi bigukurikira. What's with you people? Ufite ibihumbi bigukurikira ntabwo ushobora kurebera urugero kuri bagenzi bawe aba bantu bakoresha social media it's man ibi biboro ni mibare, it's just a number. Kuba ufite abantu igihumbi bagukurikira ufungura pano bakaza birukanga ni umubare, nta n'umwe uzagusazaga mu rukiko hawe. You have to know this. Ibigi mukabyandastandinga mukabimenya social media ntikabasindishe.
ibyago bya mbere ni ugusinda femu ya social media, abantu badafatika amafantome, imibare just a number. Imana irakurangiza. Ngaho muri abantu bagukurikira wumvishe ufite femu, ufite audience nini, ngaho nibaze batwara umudamu wawe ku bitaro bite kuri abo bana barya cyane bari batanzemo excuse. Mujye mwibuka ko nyuma y'izi social media usigarura inyakamwe. Ntabwo izi social media ziba ziguhaye umuryango mushya, ziguha abantu bo kugushungera. That's all. Disi Clement nta mpuhwe mufitiye, nagiye najye gufesinga ibyaha yakoze agende bafungiye amacuho. Ibi ngibi nimbivuga muranyita umuntu mubi, ariko siko biri. Ntabwo ariko biri. Ntimukunda umuntu babwiza ukuri. This guy has crossing the line. Ubutegetsi buzahinduka kubera brand ya Masada baguhaye, kubera ikiraka cyo kwamamaza baguhaye ugaterura ibya sobuje ukabyishyiraho. Iyo Disi Clement akoresha amarangamutima mu bikorwa remezo bye, akaba yarakoze biriya bintu atabikoreshejwe n'amaco y'inda, ahubwo abikoze kuko nyine ahombye. Tegayi ntabwo yari afite. Niyo mpamvu ngabonye umuvugizi wa RIB nyakwa Dr. Biti yari murangira yaje nawe bikamurenga agakoresha ikinyarwanda akavuga ngo ndi kwibaza icyo yashyaga yarura nkakibura, nta hantu ahuriye na biriya bikorwa yari ari kuvuga. Impamvu na Breminze Clement ku munota wa mbere menye iyi nkuru nari namaze kumenya amakuru ko nta hantu na hato baramubwiye ati wowe Tabaza ufite ijwi tutakuripa, bamuhereza ubufaranga butagera no kuri miliyoni, amakuru ndayafite. Ariko ngewe ntabwo njya ntangaza amakuru mbere yuko babishinzwe. Iyo umuntu yamaze gufatwa ndareka bakabyitangariza. Ubundi nabibabwiye kuva mbere icyo nkora mbacira mu mayange. Sinabibabwiye, sinabarabuye bati woya bra no, ariko nabibabwiye. Ndabwira this guy ntabwo ibintu ndanabyibuka ku munota wa mbere nari bitaratangaza. Ndavuga mbwira Duma, ndavuga do ko muri kuvuga Clement ngo nimugira nimusanga Clement nta hantu na hamwe ahuriye n'ibi bintu yitiriye birabibanza. Mwese mu ntera babuye muri comment, ariko ndari mfite amakuru mugiye mu gitondo RIB itangaza ko baje gukora iperereza bagasanga nta nahuriye na biriya bintu yitiriye. None ni gute ushobora kujya kuri Twitter ukandika amagambo nk'aya nayo muyibuka ugataginga minister w'urubyiruko, ugafata ikibazo ugahita ugihindura iki gihugu cyose icy'urubyiruko muri rusange? Reka tuve muri iyi nkuru, mureke turuguta amakoyine. Igihe cyose abantu batazamenya ko uburyo bakoresha social media mukuba ko mugomba kuzikoresha mwabaye ibitangaza. Sheri miliyoni 25 ntazo yari afitemo. I'm telling you, nta miliyoni 25 yari afitemo. Ndi kubikubwira abizi tazo iyi nkuru nayikurikiranya tazo uretse no kuba taranazizi noneho cyane nta nubwo yita inshuti y'amagara bari baziranye biraho. No, he was not his friend by the way. Mureke dutapinge screen twinjire mu makoyini. Biju niwe ufite amakoyini menshi ko nawe muragenda mumanuka ngwino. Henry bagufollowing nta kindi kintu nagusabira. Twagiye abantu batapinge screen twinjire mu makoyini. Mutapinge screen. Keri murundi kazizamuka. Mutapinge screen musharinga abantu banyu, mutapinge mutapote twinjire mu byatuzanye uyu munsi muri iki gitondo. Jewe nzababwiza ukuri kugeza igihe ntacyo mwenda kuntwara ku muri bwese nta ungaburira, ariko nzababwiza ukuri. Nzababwiza ukuri pe kuva ku munota wa mbere. The guy yakoze amakosa. That's all I can say. So ariko bibi cyitegererezo no kubandi. Ntabwo ushobora gusenda media bro. None se Disi Clement afite FM. Ubujurire bwa K John na Jihad bugiye kuburanwaho. Ego ko Kanyana turapfuye. Kanyana ubu ntagiye kujya muri big screen turagana he, ariko James K
James K ni James K harya James K Yesu nashimwe izina riracyari rya rindi uburanga buracyari bwa bundi ibitekerezo bike biracyari bya bindi wari uzi sofanya miujiza usinipite hako muongo kiongozi eze kaga telefone kari kajya kaziruguta kari biju uranyumva murahari ntabwo muhari musharinge live ahari James kenda gusubuje dusubire mu makoyini cyangwa nisubirire mu nkuru guturagurika kigo gupfa tujye mu makoyini cyangwa nigire mu nkuru zanjye zo gushwanyagurika ariko twabivangavanga nari oya se kandi thank you daddy thank you ungiye fundi guruka ariko Galaxy none arayitugabanije thank you so much yego ye wabaye rete kwasanga nyongeye agize ate kanya baramugutwaye ngara naziga bagusabiriza official yes hapo jaba wajya ngo bagira bati scaring oya se ndakubujije barabitangiye bya bintu biri gukora mwita James K yongeye nde yongeye Kanyana ewe regiye ruwa kera Kanyana hano hamaze kabiri ububatse ubwami bwawe sheri enjoying ketchup uko wagiye kecha inkuru nyivuyemo ndahari reka twigarukire nayo ari heze inkuru nyivuyemo wumiwe thank you daddy thank you so much naira wagiye he ari umuntu ari kuvugisha hanze umukiriya w'imyenda se mushuti bamwita ineza ariko ineza yanjye zamuka bagufollowing ni umukiriya w'imyenda oya ni umushuti Rahira koko aremera akamuzanira lunch ku kazi oya ntabwo ari lunch twayifashe kare oya se amasaha yagiye ngaho ndeba unkundi neza we